niba warigeze ujya nko kwa muganga ugiye kureba umukansara cyangwa se umuganga ku bijyanye n'ubuzima bw'umutwe, tuvuge ufite ibibazo bijyanye n'umutwe, umutwe urakurya cyane, umugongo ufite ibibazo bijyanye na stress, ufite ibibazo byo kudasinzira, ushobora kuba warabonye imyitozo bagenda bakurekomendinga, meditation, ibintu bijyanye no guhumeka n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ese no kubera ibyo bintu by'ukuri bishobora gukora? Ese ntabwo ibintu bari kutubeshya? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho mu iki kiganiro. Tugiye kureba ese no kubera iki meditation ishobora gukora mu kurwanya stress, mu gutuma umuntu abasha gusinzira neza, mu gutuma umutwe ukira, umuntu yari afite umutwe ukabura akize. Ese no kubera iki umuntu ashobora kwigisha umuntu uburyo bahumeka bikaba byamugabanyiriza ibyo bibazo byose? Ese hari n'indi myitozo dukunda gukoresha yo kuruhura imikaya cyangwa se muscles? No kubera iki umuntu ashobora gukora ibintu bisa nk'ibyo ngibyo uri kubikora ku mubiri, aho ugasanga bitumye uhinduka uko wiyumvaga, amarangamutima yakabashaho kuba meza, bikagabanya n'ibibazo ubona yuko bifatika byari biremereye umuntu. Ese no kubera iki bikora? Njye nitwa Gami the psychologist. Nuko nibyo tuvuga, the like, share na comments bizatuma ubumenyi bugera ku bantu benshi, bityo nabo babasha kubona ibisubizo bakeneye mu buzima. Ngewe kuri no channel mbaha ubumenyi bujyanye na psychology bwagufasha guhindura ubuzima bwanyu bukaba bwiza kurushaho. Udushyigikire natwe tuzakomeza kubashyigikira tubaha ubumenyi bwiza. Reka duhere ku kintu kijyanye na meditation. Abantu benshi ntabwo bazi meditation uko ikora. Iyo uvuze meditation abantu bumva yuko kugenda ukicara uri wenyine, ugatangira ugatekereza ibibazo ufite mu muryango cyangwa se ku ishuri, ariko meditation itandukanye n'ibyo ngibyo 100%. Ubundi meditation wavuga ko ari ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo, ni ikinyuranyo cyo gutekereza ibintu byinshi uko bitekereza yawe yishakiye. Kuko meditation icyo bisobanuye ni ukwigisha ubwonko bwawe, kwigisha intekerezo zawe kuguma ku kintu kimwe runaka, cyangwa se kwita ku bintu runaka ikabigumaho. Urugero, nshobora gukora meditation hanyuma nkavuga intingiye kwita ku bintu ndi kubona rebesha amaso biri muri iki cyumba. Hari ubwoko bwa meditation bukora gutyo. Ushobora guti ngiye gukora meditation nite ku buryo ndimo ndahumeka, nite ku kuntu umubiri wanjye umeze nonaha. Tuvuge ese mu maguru yanjye hameze gute, nimva mu maguru ese mu maboko yanjye hameze gute, nibihe bintu ndi kumva bihari. Urumva urigisha ubwonko bwawe kuguma ku kintu runaka, no kwita ku bintu runaka biri ku mubiri wawe. Meditation nicyo bisobanuye. Ese kubera iki wakora akantu katumvikana nk'ako ngako kakaba kagabanya stress ku rwego rwo hejuru? Ni ukubera iki? Kugira ngo dusobanukirwe izi tekinike zose twatangiye kuganira, birasaba ngo tubanze twumva uburyo stress ikora mu mubiri. Buriya stress, umuntu agize stress, hari ibintu biba mu mubiri bigiye bitandukanye. Amaraso agatangira gutembera kurushaho, umuntu agatangira guhumeka cyane, umubiri ukarekura cortisol, ibitekerezo bikakurushaho kwiyongera mu mutekerezo zacu, ugasanga ibitekerezo biri kuvana hamwe byimukira ahandi. Hari impinduka nyinshi cyane ziba mu mubiri. Hanyuma iyo turimo turakora meditation, tuba turi gukora opposite y'ibyo bintu biba iyo stress yabaye. Tuba turi gukora ikinyuranyo cy'ingaruka za stress. Ukuvuga ngo iyo umuntu adafite stress ubundi abatuje, ibitekerezo biri ku kintu kimwe. Ukuvuga ngo iyo dukoze meditation tuba turi gutoza umubiri wacu kugaruka mu gutekereza ikintu kimwe cyonyine. Ibi bigatuma tumera nk'aho duciye umugozi watumaga stress ikomeza kurushaho kugenda ibaho umubiri. Ni mpamvu meditation ikora. Hari amoko menshi ya meditation, ariko tuzagenda tuyabereka kuri channel zacu, tunabaha uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo ukore meditation. Ariko hari ubushakashatsi bwagaragaje yuko gukora meditation ari kimwe mu bintu bikeya tuzi bishobora kongera n'ubwenge, kubera yuko byongera ibintu byitwa gray matter. Ni ibintu bifasha ubwonko cyangwa se imitsi y'ubwonko cyangwa se uturemangingo tw'ubwonko, neurons, kugira ngo ikaburinda, ikabuproteja. Usibye imyitozo ngororamubiri, nta kindi kintu nasomye gishobora kuba cyakongera ubwonko ubwenge cyangwa se kongera ubushobozi bw'uko uturemangingo dushya tw'ubwonko dushobora gukorwa mu bwonko, usibye meditation.
kuvuga ngo meditation urumva ko ari ikintu buri wese yakwiye kuba akora. Niyo mpamvu nanabateguriye ibintu wakwifashisha kugira ngo ukore meditation bitewe n'iminota ushaka kuyikora, iminota mikeya, 15, iminota 30, 20. Ibyo bikoresho byafasha kukuyobora byose narabibateguriye. Hanyuma tumaze kumva uburyo meditation ikora, kubera iki noneho ugenda ukabwira umuntu ukabwira ngo humeka cyane, ibyo ngibyo mu by'ukuri niki byagufasha. Ubigerageje gato ukabikora neza, ushobora kubona yuko mu by'ukuri hari ikintu wumva kigabanutseho, umva uruhutseho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubikoze nk'iminota 10 wabona itandukaniro ritangaje. Ubundi guhumeka impamvu bikora bifitanye isano na bya bintu maze gusobanura. Biba biri gukora ikinyuranyo cy'ukuntu stress ikora mu mubiri. Iyo umuntu afite stress aba ari guhumeka cyane, nkaho hari ikintu kiri kukwirukankaho. Hanyuma niyo nta kintu kiri kwirukankaho, wenda ufite ibibazo mu buzima, hari uburyo umutima watangiye gutera cyane ku buryo ugira guhumeka kwinshi. Hanyuma iyo wize guhumeka mu buryo bwa gahoro, guhumeka gake ariko bwimbitse, ukangurira umubiri kurekura stress yose umuntu yari afite, bigatuma utangira gutuza. No guhumeka cyane bifite technique, no guhumeka neza bifite technique. Ubundi hari abantu bahumeka ugasanga igituza nicyo kiri kugenda kizamuka, icyo gihe uri guhumeka mu buryo burimo stress. Umuntu uri guhumeka mu buryo bwiza ni igihe ahumeka inda akaba ari izamuka, igituza cyo kikaguma ahantu hamwe. Ari imyitozo nashize kuri YouTube channel, uko uzajya ugenda uyikora uri guhumeka, ugomba gukora ku buryo uri guhumeka mu buryo bwa nyabyo, kuko nutabikora neza bishobora gutuma utabona umusaruro nko wari witeze. Nubwo n'umusaruro still wawubona, ariko ushobora kutabona mu buryo wari witeze. Iyo uri murahumeka kumva wabikoze neza, umeze nkaho wiruhukije, kwa kundi wiruhutsa ugahumeka cyane. Nibwo buryo bwiza wavuga bwo guhumeka mu buryo bwimbitse, deep breathing. Hanyuma rero uko duhumeka cyane tuba turi kwibutsa umubiri gutuza, bigatuma amaraso atembera gakeya, bigatuma ibihaha bihumeka gakeya. Ibyo byamara kuba igihe gihagije, n'intekerezo zigatangira kugabanuka, umubiri ugatangira ugatuza, ugasanga umutwe urakize, ugasanga umugongo urakize, n'ibindi. Indi strategy ikunze kwifashishwa cyane mu bibazo bya stress ni ikintu kijyanye no kwiga kuruhura muscles cyangwa se imikaya. Imikaya ubwo ni inyama abantu tugira. Uburyo bikunze gukorwamo ni kukubwira ukakomeza igice runaka cy'umubiri, tuvuge ukoze muscle, hanyuma ukaharekura. Kubera iki bikora? Nanone biragaruka kuri bwa busobanuro nahoze ntanga. Kimwe mu bimenyetso bya stress nuko umubiri ukunda gukanyarara, gukomera. Ubundi ubwoko bw'ububabare abantu dukunze kugira, umutwe, kuribwa igice cy'umubiri runaka, biragoye ko cyabaho either hatabayeho gukomera kwa muscles runaka cyangwa se imikaya runaka, kuba hari uburyo ikanyarayemo, ishobora kuba mu mutwe cyangwa se mu gice mu ijosi, mu bitugu, cyangwa se hari uburyo uturemangingo tw'ubwonko dushinzwe gutanga amakuru natwo twatsikamiwe, tugatuma tudakora mu buryo twakwiye kuba dukora. Kuturemangingo dukwiye gutuma umuntu yumva ububabare, ugasanga turatsikamiwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu iyi progressive muscle relaxation niko tuyita, kuruhura imitsi cyangwa se imikaya, muscles z'umubiri, ari imwe muri technique za mbere nkunda kurusha izindi mu bintu bijyanye n'ububabare buturutse kuri stress. Uburyo tuyikora, ufata igice runaka ikiri kubabara, ukamera nk'ugikanze, warangiza ukarekura. Birumvikana ko bishobora kuba ari ibintu byagorana umuntu kubikora ari ubwa mbere, ariko hari uburyo dushobora kuba tumenyereye bikorwamo. Kwa kundi umuntu abyuka akinanura, iriya uba uri kurelaxinga muscles, buriya bigabanya stress ku rwego ruri hejuru. Kwa kundi mama urangije kuri imyitozo ugasanga muri gustretchinga. Stretch ni ubwoko bumwe bwo kuruhura muscles, ariko hari muscles zimwe nk'igihe ufite headache babikeneye maybe gukora imyitozo zo kurelaxinga muscles zo mu bice bimwe bigize umutwe kugira ngo ubashe kuruhuka, kandi ibyo bikaba bishobora kuba byasaba
umuntu kuyobora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu hari video turimo turatunganya cyangwa se shoko yaranahageze ubu ngubu urimo urareba ino video ishobora kuguidinga kukwereka uburyo akora ino progressive muscle relaxation igihe ushaka yuko ukiri ubabare runaka cyangwa se uruhuka muri rusange no kugira ngo unasinzire neza ukajya ubikoresha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Bitagenze gutyo ubonye kubikora bitakoroheye imbere ya kamera cyangwa kubikora kuri video bitakoroheye, ushobora no kuri psychologist akaba yabikwigisha akabwira ati ndashaka kwiga kuruhuka umubiri, nduhuye imitsi, nduhuye imikaya. Abaganga benshi bajyanye n'ubuzima bw'umutwe, counselors, psychologists benshi baba bazi ino technique. Atabizi ashobora kubwira abazi abandi bayiza akaba ashobora kukuyoboraho. Ese uremera yuko by'ukuri strategies ushobora kuba zakora? Ese niye strategy ushaka gutangira gukora? Checkinga link ziri muri description, utangire ukore meditation, utangire wige guhumeka mu buryo bwa nyabyo, cyangwa utangire ukore progressive muscle relaxation. Njye nitwa psychologist, nzakomeza ubumenyi buzafasha mu buzima. Nicyo niyemeje. Kuri subscribe, like, share na comments. Ciao ciao.